umva imana iguhumuje Unyagande garimo. urakoze nuko Umvuretse ndaguseze. mahama ariko kukundaga ibyiza dore uko nabayeho Impamvu y'umugore ntazaje ndamwemera kubika amafaranga. Haramutse mudugu. Komera cyane. Komera kwanduze. Komera. Ego. Makuru sikuzindutse ijoro. Nzika abayobozi mumanzaga mu rugo mukanakaraba no mu maso ndavuga kugira mukabona gutambagira mu baturage kuzindutse. Yazindutse ngiye mu nama ku kagare. Ubwo ndi kubona wikoreye imizigo iki gitondo ugikanye he. Haveta n'umuhahano. Nawe najira harakano ndi kugurisha ndakamugurishije. Ndavuga nikanzamukana utuntu dore umurani igiti ve kugura imbeho yararaga ari yose. Ngiraga inzu hari yahubwo manza bazankuramo napfuye. Kandi koko narabibonye mbona wawe. Two munsi rero urabona nibijumba. Ndavuze ni ntunazamuka ubusa. Kandi koko narabibonye mbona iwawe ufite ikibazo cyo kuba nta none si umva ikibazo rero nawe ikibazo ngiraga. Uri umuyobozi kandi uzi ko tugiye no mu muryango wacu. Wazamvuga nawe wenda bakayihoma ibyondo gusa. Ntaco wenda isakariro kagoma ririra ariko imbehe igiye kuzangarika. Okay, humura ngiye mu nama. Ndaza kukivuga turi ko twagusaba bakakorera umuganda we niyo gwabugo umunsi umwe bakakorera umuganda birabyondo none nako birabi bintuza birimo birabirubagura bakabirunda micono so bizi ko nanje ku kagari mudugudu mvuga ari ndakuzikera waramvuga ndaga nuko nakennye sha ariko rero umva nkubwira ahubwo kankubwira byari rw'igikata nibagiwe kageri mbaza none umuhungu wanje uko yigaga hanze yigaga muri bufofo nibari Auguste Ford. We humanza wanarize mwayobora mutarize. Uyoboraga mwarize nuko mbonaga rimwe na rimwe muri kuba nk'intuza. Bon. Yigaga iyo mu Bwongereza. Ejo bundi aherutse kumvugisha rero bantuza bamusuye ba nyirarume n'abaki bose n'abanyirasenge. Bansuye nako bavuganye baje kumbwira amakuru. Nibo bazaga kumpa amakuru. Ura bafite ibitelefone binini. Nuko arengera ababwira ati rero mumumbwirire data ko ngiye kuza ariko nzaza wa mukobwa. Nzasanga ibintu byose yarabikemera bishize ku murongo byo gusaba no gukwa byose umukobwa twese tubana. Uriya mukobwa rero ambwa ati nzaza ibintu byose mwarabishize ku murongo barasaba barakwa baragira bate umukobwa ndahita mujana kuko ni hirya mu mahanga ngo ni pata na rugi. Bon umugore wanje yikubiseyo aho kuwo munyina Birakebesha se na bya bitenge na yamagute yakubiranyije nguko aba yikubiseyo mu kwikubitayo abibariye nyina wuwo mukobwa nyina watinde umugore n'amadarubindi bayikoje mu ryakagoma. Ati ndagabura rwansenyeye ati uwo mukobwa ubwo muhungu wanje yibeshaga kundi umukobwa wanje kariyeri yasubira aho yahoze nuko ndavuga ni tuvu wa mugore ubura wagiye nta kinyabupfura ufite urabagiye mushongo bokaho nibyo bigutawe neza ataha uzigireyo abari kambwira ndavuga ni rero ntunahita njewe nta mugabo ushaka ku kinza aho wari wiwe ari umugabo wari yakabari nje njayo kandi wiwe ntagakunze kubari nuko ndavuga nzareba ndi ntuma w'intiyose none mbwira hakuno wangirayo ukamuhenda henda dore ni nayo nzira urukunyura ukangererayo ukamuhenda henda ukamwereka buryo ki nanje ubwo wacu twari dukomeye uzi ngo twebwe reba data wacu rutuye hari hejuru wagura musazi gwa hari hejuru ya condo hejuru ndamuzi uzi ntari umukira ntabwo ari data wacu ntabwo subizi data wacu reba nurawo mu mugi ruguru ya mangazini ruguru aho ufite n'imodoka se yarukurura nawe n'uwacu uretse nje nabayinga ngakena burundu kana nje ntari nje mbyiteye uwo muhungu sinaza ntonzamumukire mu mpenda hende nyurayo umubwire ukorera kwa amateka umuryango ariko mwa nubwo uri umukene menye uzi guhaha mwandi kwandi no bintu biremeye terura wumve wagira no umupfumu wagira no umupfuni ikorera rero reka nkubwire Nyirakebesha nawe azi kwihararuka azi gutinyuka yaratinyutse aragenda yinjira mu rugo rumeze kuriya arebana n'uriya mugore wambaye amadarubindi bararebana mpaka aramubwira ngo umuhungu yakunze umukobwa we ngo umugore wanje nubwo bwose ari igicabana kuvuga harabizi kuvuga harabizi aravuga ngo kagira ni inkotsi arakubwira gukagira ngo ahubwo nuwo mubakire ariko ni nuwo mubakire da ese uzi ko namukwiye ko abantu uza ko bamurenzi iwabo sabakire murenzi umwe ugiraga amashamba menshi murenzi urutimizaga no hanze mu modoka kagira gira ni imashini zo gukata no gutera rero ni musaza we kumva umugore wanje rero nto yabura kumenya kuvuga avuka mu miryango zikomeye ntago ameze nkanje kamubwire rero wo mendahindera bamugore geranyo umuhendahindere nk'umuyobozi umubwire ko umuhungu wanje yakunze umukobwa we
kandi n'inkwano ziharakangari n'abavandimwe muzamfasha uriya mukobwa tubone tumushize mu muryango gerayo kamubwire rero gerayo witinda ahubwo ndi kugira ngende kamanze nkubwire ikintu kimwe ndi kugira ngo utu tuntu baje kutuparanganya ndebe ko umuntu yasama uri umukene subizi umukene nyine ndabiyobora kubimbwira kabiri kubera yuko umbwiye ko ufite imiryango ikize nawe uri kubinyibutsa ko nkene kubera ko ufite imiryango ikize ngiye kwemera ngo utumikire ariko nawe rero ibipira rero mwongera guhwana uriya mudamu wambaye amataratara uretse kuba nta gutinyuka ntabwo nta kubahwa kubera uri umuyobozi ibi bipira ninjye nabyiremeye nkoraga mu nganda mboreka ibyo tubyihorere rero oya ntuje urazura umwana kabuze tubyihorere rero ngiye kugutumikira ariko nibicamo uzantora ikeza kandi wagenda nushaka utene ukuntu umikira oya ndagutumikira ndagutumikira reka ngere ariko ntuzongeye kumbwira nabi ntabwo ari nje nigize gutya ngiye mu nama ku kagari ariko reka manze nyureyo ndebe ko ndabona jire mubwire inama ntondaboneka iyo nama ntondaboneka ndamuhendahenda mubwire iyo nama ntondaboneka niba ari mu nteko muraje dore ni kuwa kabiri umva se umva ugerageze umubwire ushiremo n'utundi tuntu turatuma yemera nugerayo unicare utumanye ushiremo nta tumanwere na Manuel kwa kuntu umuntu utuntu turingusho turyohereye bikarangira agarutse mu umva se no kuvuga ngo weho uwo Manuel uri kumbwira bamubwira bitene mumubwire oya ndi kuvuga utumanyeri mbese nka gatoyi ukaranga ibiryo urumva ushiramo igitungo n'ibirungo byose nanjye ngiye kugenda nta kibazo ushaka ushiremo n'urusenda byose ushiremo urunge mpaka yemeye sigara unarabyibuha nabi sawa tera Kwa mugabo kumera tu meze ute makuru duhuye na cyabaho ndikubona umaze kubyibuha cyane nabyibushe njye nsigaye utamenya ngo biba biri kugira kurya birahita wa mugabo niko bimeze nagushakaga rero nari nagukumbuye wari urimo kunca mfite umwana wanjye w'umuhungu witwa Damuru nyine twagiranye ikiganiro ambwira ko yakunze umukobwa wo muri karitsiye muba nkurikiranye neza nsanga ahubwo uwo mukobwa nsanga ni uwawe urumva nk'abantu urabona urwego tumaze kugeraho ni urwego rw'abantu b'abakire bafite amafaranga akantu nk'ako ngako wari ukwiye kuzanyicaza ahubwo ahantu tugasangira tukabiganiraho tudahuriye mu nzira nka gutya ngo ubimbwire amafaranga urabona ko Imana yageze ayitera iteka nta kibazo kabisa wenda abona umeze neza nta kibazo yateye iteka manu uza kuzabona umwanya zakwicaza tuganire neza tubivugane ntacyo mbwira nta kibazo mbwira muri makeya twumve ndashaka kugira ngo umuhungu wanje akundanye n'umukobwa wawe ndagira ngo tubije inama rwose abana bakundane nta kibazo ufite umuhungu mukuru se ufite umuhungu mukuru witwa Damuru ufite mwiza ufite ibigango hari agahungu ariko twigeze guhura ngiye ahantu hari ahantu nari mfite ntabwo ari agahungu ni umuhungu ufite nabonye ari agahungu k'amafuti ni we uriya ni wowe ufite ubwo ntari we na umuhungu mwiza mwaho yafite uburanga mwiza narakabonye ako gahungu nari ibyaye mfite umwana mwiza noneho ndagira ngo dushingirane abana bakundane rwose tubashingirane kubwiye ko akunda umukobwa wanjye se aramukunda niko yambwiye nasanze ari uwawe mva rero nkubwire urabizi biba bisabwa uri umuvandimwe uri n'umukire mugenzi wanjye nta kibazo ntabwo nakwima umugeni kabisa ariko ibiba bisabwa urabizi bisaba inkwano bisaba amafaranga kandi umukobwa wanjye si ubizi ko abi Burayi abahanzi urumva ni ukugenda ugategura akabyibushye we ukaba unshakira wenda nka miliyoni nk'eshanu kabisa ukaba uzitegura tukazaza ku buryo zava ku ishuri turahita tubirangiza mva nkubwira wivunika inkwano ndazifite inkwano ze ntiwiri kuvugaho uriteguye zirahari nta kibazo mfite n'inka ndetse nimushaka muzagende muri kumva rero nkubwire agasozi kazamutse inka kamanuka iki umugeni ugenda ibyo bintu mwicara mu bitegure neza urumva nta kibazo ntabwo nakwima umugeni cyumba twarabanye kabisa sawa
wigunze wicaye wenyine wigunze bimeze bite? yewe umudugudu avuye hano ariko ambwira ibintu bitari byiza pe. Igipesi cyananiye wakimfungiye ukuri cyananiye imfungira banza kumfungira igipesi cyanze pe. nta mwanya mfite. Nari ngiye kugenda wa mugabo umwe ugira ibintu by'imbaho nyinshi yarampamagaye ngo hari ikintu ari kunshakira sinzi ariko telefone yanjye yindi ntoya nayibuze waba wayisize ko nyishatse mu cyumba nkayibura. ntabwo nishimye rero. Ubujijwe n'iki kwishima? sinzi ibintu umudugudu ambwiye se nonaha umudugudu ntavuye hano. niwe numvise muri kuvugana ubwo nari ndimo mu cyumba nitegura. avuye hano aragiye ariko ntabwo mbwira ibintu byiza. nakubwiye ngo iki bimeze bite nyine mbwira kwa mahame ngo ibiki n'ibiki ni inkuru ndende nta mwanya nabiboneye. mahame wuhe? wa mukene wa ruguru iriya wa musaza umwe wambaye ibyenda byacitse umwe yibaga ibitoki nyine. umva rero ukuntu bimeze yego ku bintu yakubwiraga byo kwa mahame nizere ko atari bya bindi ngo we na tine ngo ngiriringa. umva nyine njye ibintu by'inkundo by'abana bya buri munsi muri iyi minsi mfite ibintu byinshi ndi kwitaho maze kubirambirwa. reba ubushize sinakumvishije kuri telefone amajwi amwe hamwe n'akagahungu mu minsi yashize ntabwo biriya bintu nkibishaka. icyo nzi cyo ni uko umwana wacu uko biri kose agomba gushingirwa mu muryango uhagaze neza bana kugenda ari gutoragura ababonye bose ngo nibo oya uko nguko bimeze. nanjye baragushyigikiye mbese basi ko kuba mubwiye akantu ko mushyigikiye kuri byo basi urishimye yahambira warubabaye nyine ntabwo nishimye kugeza ubu ngushyigikiye ku byo twarimo basi ishimye. nishimanye n'iki si kibaye kumenya ngo tine yashatse n'undi muntu ufatika iby'inkuru byanarangiye wenda byavuye mu nzira. iby'urukundo rwa tine n'abandi bantu ntazi numva twabihagarikira ahangaha kuko ubundi ku by'ubukwe bwa tine hari ikintu njye nari nabiteguyemo. wabiteguye ute? tine ubushize wambwiye uko mwavuganye akakubwira ko afite ubukwe. icyo numva ntitaye ku muntu bazaba bari kumwe ariko uwo muntu we azaba yatugaragarije ko bakundana n'aba ari umuntu ufatika ufite amafaranga tutitaye mu kuba twamwivangira mu bintu bye by'inkondo. njye numva nzamureka gusa azanye uko amahame. njye numva namureka azanye n'uko amahame se byo kwa mahame byo kandi winsubiza inyuma ahubwo umva ukuntu bimeze. nari navuganye na ka gasaza k'akayimusi kamwe twatashye bwa bukwe bwa wa mukire wundi umwe ufite amamodoka hari haruguru karimo ari agasangiza k'amagambo muri ubwo bukwe. hari agasaza karimo kari agasaza kabuyoboye namaze kuvugana nawe. uriya musaza bambwiye ko yitwa bijiyo bije kitwa bijiyo bije agira urwaye umwe wasetsaga abantu numva ari we ushobora kuzaza muri gahunda y'ubukwe bwa tine akaba ari we utuyoborera ubukwe. naho ibindi byo kumanza wambwira ngo n'ubundi reka abantu bo kugutesha umutwe wowe wicara utuze tine w'ubukwe bwe tubutegure neza abantu bafite amafaranga. naho iby'abandi ngo kwa mahame ngo ibiki bya numva twaberekeraho. ikindi tine yasanga uriya muhungu kwa mahame ngo niba ari Samuel yashaka nde njye mu matwi yanjye buri kanya guhora numvamo induru z'umuntu tine agomba gushakana nawe guhereye isaha ntazo ngikeneye kumva. yasanga kari agahungu ibyo nibyo biramureba icyo mva ni uko ubukwe bwe nzabushigikira nta kindi. njyewe abo bagarangije nuko nguko bimeze yego waba ubwo urugendo z'ubuzima utumuhanda. njye nkubwiye ko mfite byinshi byo kwitaho ukomeza kwitambika mu bintu by'inkundo ntabwo ari ku kazi ahubwo njye sinabutaha ariko twumvikane ntabwo bwabera hano. banza unyumve jya ureka gufunga impanga nawe nk'umuntu udatekereza ndeke kugira gute gufunga impanga tine ubwo nawe witwaye nk'ibintu bitashye kure se buriya nzakubwire ngeze umva ikintu ndi kukubwira nyine mbwira ukwiriye kumva nawe bitashye kure uzi ukuntu umva bimeze ikintu ukwiriye kumva nawe njye nshizeho iteka ko ubukwe
bw'umukobwa wanjye nzabushigikira yasangana na Samweli yasangana n'undi nge nzabushigikira kandi ube ubizi ko ari uko nguko bimeze ndambiwe induru uzashaka kubera n'uzabere hano naye ni umugore muri rugo nge nawe nta kibazo nge nawe tuzareba imbwa n'umugabo nta kibazo musene abagabo b'iki gihe bazagira gute ngo uzamukoreshereza ubukwe ariko mwana ngewe hasi nabyemera kwa nyirakibeshye n'ubu ngubu urakitotomba se wari uzi ngo nagiye nge nabivuze ko ariko bizagenda ariko buri usigaye warirasa make uransigaye nkureba ukuntu wahindutse komeza uburaburoga aho ngaho nge nakubwiye ko nabivuze ngo wavuze iki waramubyaye se uzi aho yavuye ubwo uzamujyanire se murungure ariko mwana we watumbye nka bofu watumbye nka bofu wahiriye Zana yicare wa mugore wagize ngo aka mahane gawe gafite igishoboro cyakuba mbega nta gukora mu jisho gasanga none nyoko none namukira mbonaga nawe ari igisebe aho ni igisebe icarira shira ibintu nawe cara hano da nawe cara wakwicara kuba guri kubwabonije babwiraga byose ngo karorera Helena rero uyu mugabo asigaranye komera garutaga igishoboro cyawe ubwo rero ya telefone yarayigurishije usanze ari byo narindimo nibyo byambejeje usanze ari byo narindimo amagenga wabura kuri telefone telefone n'abasigiriye telefone narayitanze habaye telefone narayitanze urabona ubwo mwaje hano nubwo ndi kuvuga murenzi akantwama burya hano tugiraga ikibazo c'inzara urabona turi mu mezi mabi kwese ni kubi umuntu kurengaga n'umugabo agasiba undi noneho rero telefone mwarayisize ndavuga nisubu uyu mugore ko muyimuhaye mwasize turi gushwana arayimpatera abarayimpereje ayimpereje banyijanye ku muhanda bamuye na jire abarayiguze amaze kuyigura umugore nabwo yarabyanze nabwo wa mugore we none kurukubona hano nta kintu kiri mu nzu nta kajumba nta karayi nta n'umushogoro ntagoye ntiyaje muko abandi bamuca umugongo oya ariko telefone banzanye hamagara mbanguzemo ibijumba nguramo ibirayi kiro ndazana nguramo n'ikirangiti dore buri imbeho rigiye kuzatwicira umuntu ko nta mugabo wivagamo hanze kubivuga umugabo wahari imbeho rigiye kuzatugarika abagagiye duhagurutse tugacana nijoro tukota kubera imbeho ico kirangiti twarakiguze ibi biki byose barayibariye n'ubu ngubu nayo mfashe intama yo naguzemo intama mu mafaranga nari nsaguye nguzemo intama rero mutwe dufaranga nari nsaguye nyijana ubu mvuye ndahinguye aho nari nafashe akaraka ko guhinga mvuyeyo nisanga hano ikiri ku kiziba ibishimba by'umunyabuzima ceceka nuko ndangije niyo mpamvu usanze tutari hano ndangije ndayijana nja kuyizirika nyiziritse none ndi kuba mfite umunaniro bw'ubuhinge n'iki ndavuga nikambe nirambitse ndirambika impande y'intama mu kwirambika intama niba ari uwo yizituye ashaka kunkorera ubugome niba ari iyo yaciye niba ari iki nabyutse nsanga umuntu andi hejuru umudamu w'inzobe uyu w'umunyabuzima harahe uwo ntabwo umuzuru wo mu mujyi nuko rero ubwo niho nakubarira kara ku kanono ngo byose mbikubarire ariko intama byo bari bayifashe n'umugore araje kari kasha intama barayinshikuje arirutse nanje ndanye ndavuga ni sino wa mugore uransigarana kibi intama ibiri bayijanye nanje ukabunsigaranye mfashe mu mukaba bandamwishikuje nanje ndiyirukira niyo mpamvu umunye duhuriye aha tugera hari none rero mbwira none ubu umugore nzabigenze neko rero naje hano yaje kubara kubera ko n'abamagenga bakora kuri telefone ndi kugira ngo ngituvugana kuri telefone mwohereze udufaranga yakwifashisha rero reka nze mwe gusigaranga yazashaka minuza kubabona udukaroti dukeya akaba twifashije mu kwezi kwa agacuruza yigashira utuntu nkara ku meza sindi ko namuturiye umuhanda dutuye hano dutuye hari kwa hano hari n'agasantere ukomeje gutya n'agasantere mu gihe atari yabona ariko yakorera mu gihe atari yabona ameza yafata muri ko yafata nk'akantu gafuka gatandika amafaranga se wagazanye nakwitwajije iyi se wagize ngo si na ntuza yanyemereye intuza none yakwemereye umuganda mudugudu twaburanye wavuganye uzagaruka iyi nzu ihomye hari igihe azaba ihomye garihe
ago mafaranga bari he dore baraganyaka araganyaka uyu mugabo Murundore nyine gamuhe intama waguze intama gamuhe nta kibazo nuko nashatse gamuhe nuko here umva imana iguha umugisha ntagande garimo uzazifashisha urakoze nuko mvuretse ndaguseze mahama ariko kukundaga ibyiza dore ubwo nabayeho mpamvu umugore ntazaje ndamwemera kubika amafaranga nanga ibindi bintu by'agaciro ntabwo wabivuga manza wumve kiraboroga rero kugira ngo mbone umwanya wo kuvuga byarananiye reba umva impamvu ntabutse amafaranga aga atugiriye inama ko tugiye gucuruza niba nzasara uyu mugore wagira sinzi nakasha aragamba nubwo tugaserere ariko naragaduhaye aranagamba tuje inama yaga amafaranga ngiye kuranguramo utunyanya ndanguremo utunyobwa nshira hariya ku muhanda iyi ni intoryi n'uturayi n'utujumba ubwo nagugiye kugajana ntabwo ari heza mbere kasandara ntushaje uramenyera narakuzanye ntowanzanye ibi ni ibiki koko none ja mu nzu ushuranye banga umugabo hano si ja mu nzu ariko si maha ja mu nzu harigendaga guha ja mu nzu harigendaga guha